iyo dusomye mu gitabo cy'itangiriro igice cya 38 tubona umuhungu wa Yakobo witwa Yuda. Yuda uwo yabyaye abana batatu harimo witwa Eri, Onani ndetse na Shera. Ariko ikintu tubona gitangaje kuri aba bana ngo nuko Yuda yasabiye imfura ye Eri umukobwa witwa Tamari. Imfura Eri ya Yuda yari umunyabyaha mu maso y'Uwiteka, aramwica. Yuda abwira Onani ati uhungura muka mwene so nk'uko bikwiriye umugabo wabo, ucikure mwene so. Onani amenye yuko umwana atazaba uwe, nuko aryamane na muka mwene se, ashyira intanga hasi kugira ngo adacikura mwene se. Igitekerezo kiramanuka kikagera aho uwo mukazana wa Yuda nawe yashatse kwigira indaya, maze Yuda nawe akagwa mu mutego yo kujya kumugura agashaka kumushinza icyaha. Ariko bikaza kurangira Yuda uwo yaragiye kubwira ngo bamwice agasanga nawe yaguye mu mutego wo kumusambanya. Mbega amateka y'abakera birababaje, ariko no muri iyi minsi ibi bintu rwose naho byaragwiriye. Uko byari bimeze mu minsi ya kera n'ubu niko bikimeze. mbega bakera. Mba mwana wa Arambe pa indano mbwira. pa ngiye gusenga ariko Mba rero mwana wanjye ndi musoma Bibiliya, ariko nkuyemo amagambo hano atumye ntekereza ibintu byinshi. Burya n'abakera nabo bakoraga ibyaha, urukundo basugukura hano usomye mu ba Yuda, sanze ibintu bakoraga abo yabaga ari urukozasoni. niyo mpamvu ngomba gusenga. Umva rero mwana wanjye ugiye gusenga, urukundo ariko ikintu nkubwiye ni kimwe, ujye wirinda ingeso z'iki z'ubusambanyi. Kumva mwana wanjye. Yego papa. Babaye rero ngiye gusenga. Ngaho genda. Nese mani mweze mutase basaza. Mwana neza tu. Se kirako muna kimwe giwera wera bimeze bite? Yewa kintu kiba cyamenye manakira yewa kintu. Se mani juste. Nta n'umuti ufite mani ngiye ko numva nakakaye mani kwazo. Imana we ntunzi koko ntago njya ngenda gusa bro. Akira mani babizi ko wategwa cyo wakino. Yego amukita. Ndabona uri wazasamye gaswe. Kintu ngiye manakira kiba cyamenye wa kintu. Uzanya kabiri tese mani. Man ntago njye nibura gaswe. Kirashira man wateguye kabisa. Akuma tegura mba ndi nawe. ugiye gutwika ibyanga bintu. None se sibyo wamuneze. Mwana we n'ubundi uba waragiye. Things say they wise. Akira musaza. Abasuma ubundi ngiye nta kintu mumva mwawe diga. Mwana wabunga ku kimo gaswere wa musenze. N'ubundi bidage mwana. Agishane wowe gahambere. Ubase wakino. Akomana igihe ndumva birimo bayangano hasi mani. Ubase uva mwamurezo Yo akomana hano hari iki yagiye kubabwira kandi dore ne amasaha wakino wakira abakira cyane se. ndakibona mani gifite inyuma wa kintu. Kantu hubwo kiri hacyane. Ubase wakicucu cyane mani gikunda gucanga mwumva mani aya masaha nawe gikunda kuwaca. Je niyo cyace none mu hasi babiri kuzamuka no bitagiye kuwakinwa mukandi cyaca urumva bagera litera kanyamerika cyace. Things say they wise. baswere nagasha litera kanyamerika nabirabyana. Kaka gafege nako ni sawa. Mwana reka tumwigire imigambi wa kintu. Ngaho se mani ngaho zime neza wakinwe akira gisoma wakina ariko gisoma ku muti wa musenze. Kingiki ni cyakadage mani nago gisoma ku muti. None se tubwire kira cyane uburyo turi buze kukigira mani wakinwe dore ngiye ndumva binabe mese nabi wa musenze. Kingiki kururuka gihe umwotsi. Wa kintu kagiye ni kumuziga wa kintu ni ndarahembira yo wa kintu. Ari bari uri kanaga n'ubundi nago wakwivaga natwo waki. Mani no wundi uri kiwere gaswe wewe ukwamye mani ukwamye.
icyo gicucu mani kireke mani kibe gikwaye uyu mwana nawe kuri twamujya kwa muganga atuwe icyuma mu kanya ubwo dukora wakiriwe dore umusore ewana yawe kwere rumva cyasinze icyo kigo kirekana nacyo uramupeti mani gihe buri gihe acanga mani gihe mwumva bise bimanuka hasi mwumva birongera birazamutse no mu kanya yasita no ku bintu itanye nahita wakiriwe itogarara nanjye magara namanuka ndahita banza uw'inyuma ubwo nawe urakurikiraho n'ijye ndi bumena amazi wakino ukanyera batejemo aho ni neza umwana naraye nitera akanyamerika bigomba kubaho karasa umwana nawe ubwo umuswa yanyandagara atumwe icyuma nyine kugira ngo bize kugenda neza mani cyenda cyatse kabisa kiramena hariwe mani reka tukitegereza amasaha mu kanya aya masaha tuvugana usubiye gusenga se iyi gupana icyo gihe njye ukunda gusenga rwose gusenga ni byiza nanjye guhera mu buto bwanjye nkiri muto nakundaga gusenga urabona ntashaje neza se ni ukubera gusenga wowe ugenda ujya gusenga mwana wanjye yego papa wakoze bari bari kurinde mwana wanjye imana ikugenda imbere n'inyuma jya ukunda gusenga You think they wise? wakira cyane se ni neza tugira uyu munsi wo wanyuma rero wakina ari finali urumva ariko mwakibonye wakino wasinzira kibonye mani ubwo se wakina reka n'icyo cyorezo bariya bana batoya baba bafite amazi batisha ku mabati ubwo wakicucu mukanya uriya mwana araza kwitanga urumva kino kindi umva ameze nabi n'ibitwaro byazamutse neza neza kabisa urumva nayitanga noneho wituhagarara hariya nawe urumva noneho igitamo hano hagati fatiramo hagati urumva n'igihe ndi bubanzeho mani n'igihe ndi bubanzeho nkawe amazi n'igihe ndi buyamene wakino ndetse se nkamanza mani ko naraye nitera akanyamerika gasore. nawe umenera ariya mazi rwose kanamira ubundi wakumva yemeze nabi byatari mani niba wendagira gahoro nawe tugira vuba vuba sibisi umwana arange warundu umuti se ko mbona urimo no gushyira mu mwanya da mva kino noneho mani cya cyana muka kigiye guhita amasaha wumva kino umuswere hanyuma yarasezera waremye wumva se wakino mukanya ngiye guhita ahangaha urumva nabona mwita arahita ubwo ntihita amagara hariya akiza ukimubona mukanya aca muri izi nzira aturuka muri igana umuhanda waraye epfo agihita ahangaha ndahita amaguruka amagara hariya se ngo dukongeze kano waciye Man. amazi wari yavuze ngenda yabonye Usikere wanyuma mani wa mukobwa agiye mu hagati yose mani muziki y'ubwenge bisanzwe ubwenge nasunika nkumva n'ibisunikiko wakinu nanjye kari mu kagatari wagahambirwa wakumbi ari wowe wakino nasunika nkumva n'ibisunikiko